uwo nguwo utegaho amaboko nawe usanga afite ibindi bibazo, ariko kandi kugira nawe ibyo bibazo bikireho ubwo akeneye Imana. Niyo mpamvu ukwiye kumenya neza ko Imana ariyo yonyine wategaho ibyo byose ubundi ukayizera. Niba wowe ufite ikibazo cyo kuba wenda nta gare ufite, nyamara kandi ukumva yuko uri ufite imodoka yaguha ubufasha, ntabwo bishoboka. Kuri ubu ngubu usanga umuntu agufasha ariko ari kubona yuko hari icyo ari buze kugukuraho. Birashoboka yuko waba wenda ukeneye igare kandi uri kubona umuntu afite imodoka ukajya kumusaba ubufasha, ariko usanga nubwo afite iyo modoka hari abandi bafite imodoka zirenze imwe. Ibyo rero bikamutera kumva yuko nawe ntacyo afite, ndetse ubundi usanga hari ibibazo ikiremwamuntu twiremera, tukumva yuko ubwo tudafite iki ngiki dufite ikibazo, ugasanga ahubwo afite ikibazo cyo kuba wenda we adafite imodoka ebyiri, bikamubuza gusinzira, akarara amajoro adasinzira, ugasanga yangayitse kurusha wowe wabuze n'igihumbi cyo kurya cyangwa se wabuze n'amafaranga yo kwishura inzu. Ugasanga wowe uratuje urabyakira, ariko we kwakira yuko gutunga imodoka imwe byamunyura ntibikunde, nyine akumva yuko ubwo ashaka kuba yatunga imodoka ebyiri. Nyamara kandi iyo urebye usanga kutanyurwa ari byo bitera ibi byose. Ishari ryo risigaye ryarafashe indi ntera ku buryo bakubona unahagaze gusa, kuko ubona uhagaze cyangwa se wicaye utuje, ugasanga umuntu akugiriye ishari kubera ko utuje, mbese kubera ko we mu ndani muri we aba afite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ariko we yakubona utuje akibwira yuko wowe wenda nta bibazo ufite, agahera ko akakugirira ishari kubera ko ari kubona umeze neza uhagaze. Ariko kandi kuri ubu ngubu hafi ya bose basigaye barashiririyemo imbere, cyangwa se basigaye bameze nka twa dusafuriya dukaranga ubunyobwa, bashiriyemo imbere, bariyakiye, uburyo nyine umuntu umubona ameze neza ariko kandi muri we mu by'ukuri ari amarira gusa. Ntukarambure cyangwa se ntugatege amaboko yawe, ntukararikire iby'isi cyane ngo wumve yuko ari byo byaguhangayikisha, ahubwo kandi Imana iriho, kandi ubundi wakararikiye iby'ijuru kuko niho hari ubutunzi. Ega n'ubundi ubutunzi bw'isi bwagize abantu benshi mu myi. Urabizi, umwana aravuka agapfa, ufite imyaka 10 akavuka agapfa, ufite imyaka 20 akavuka agapfa. Donc n'umuntu ubwo nyine nawe urabyumva, urupfu rwo ni ikintu duhorana igihe cyose. Ni ukuvuga ngo rero wenda ibi byakanaduhumuye amaso tukamenya yuko iyi si isaha ku isaha ibingibi turi kwirukaho, ibingibi biri kuturaza amajoro tudasinzira, bikadutera guhangayika, bikadutera kwiheba, aricyo cyaha. Ibingibi isaha ku isaha twabisiga. Ubujiji bw'abantu rero buri kuba batamenya yuko ibi by'isi nta n'agaciro byakagize, ahubwo bakamenya yuko gukorera ijuru ari byo bifite agaciro. Aho niho hari ubujiji bw'abantu, ku buryo nyine yumva yuko kuba yashakisha amafaranga yabigize intambara, kumva yuko ari uguhangana. Ariko kandi mu by'ukuri Satani nibwo buryo akoresha kugira ngo abashe kuyobya abantu. Byanditswe ko Satani mu minsi y'imperuka azishushanya ubundi nawe akigira nka Kristo, cyangwa se agakora ibitangaza nk'ibyigezwe gukorwaho na Kristo, n'abamarayika be bakiyoberanya. Nibyo biriho ubu ngubu, usanga abanyamashengesho benshi bakorana n'imyuka mibi, akaguhanurira ibyiza ariko kandi afite ibindi bibi ari kuguteramo. Niyo mpamvu ukwiye gushishoza kuri ubu ngubu, ukamenya yuko buri muntu wese ukwishimiye cyangwa se buri muntu wese uri kugusekera atari kakwifuriza ibyiza. Nyamara kandi mu gusaba neza Imana, mu gusenga kwawe ukwiye gusaba Imana ubundi ikaguha guhitamo gusobanukirwa ukuryarya cyangwa se ukubwiza ukuri, kuko ibi ngibi nibyo bigiye kurimbura isi mu minsi iri imbere. Mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 3 igice cya 5 niho handitse ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzigera managura izina rye na hatoya mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Kuri ubu ngubu usanga abantu benshi ibintu byo gukorera Imana barabiciye amazi, bakumva yuko atari ingenzi cyane. Ariko kandi ibyo byose nibyo Satani ashaka. Satani iteka abashaka ngo ikintu Imana yakoze gihagaze we
ashaka uburyo agicurika, noneho nyine ariyo mpamvu nyine niyo Imana yaravuze ati wenda nibyo umugabo n'umugore babane, ariko kandi Satani we ibyo ngibyo ntabwo abishaka, ahubwo we arumva yuko noneho habaho n'ubutinganyi, aribyo mubona nyine ko umusore n'umusore mugenzi we umwe amwita umugabo undi akamwita umugore. Ibyo nibyo Satani ashaka. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Ese ubundi kuba umukirisitu ni iki? Hari abantu usanga badakonje, cyangwa se usanga hari abantu badakosa ariko kandi n'ubundi bari aho hagati nyine, ugasanga nta kintu yica nta n'ikintu akiza. Ibyo rero nibyo dusanga mu Byahishuwe 3:15 kugeza 16 niho handitse ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi n'ubiri. Iyaba rero wari ukonje cyangwa se wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje n'ubire, ngiye kukuruka. Mu by'ukuri rero abizera Imana cyangwa se abasomye Bibiliya cyangwa se abazi ibijyanye n'iyobokamana neza, bazi yuko kuba umukirisitu ari ukugendera mu nzira y'Imana, ukubaha amategeko yayo, kandi ikirenzeho ugakora imirimo yungura Imana, kuko rega buri kimwe cyose ubundi gikenera inyungu. Imana ikeneye ko wayikorera, ukagenda ushishikariza abantu kuyoboka ubwami bw'ijuru, ukigisha abantu ibyerekeranye n'ubwami bw'ijuru, ugafasha abantu bakabona ko mbese nyine Imana nayo ikeneye inyungu. Ntabwo wavuga ngo uraho ngaho ntacyo wica, ubwo natari gutukana, ubwo nicaye aha ngaha, ubwo ndi kugira iki, wakoze iyihe mirimo se izaguhesha ubwami bw'ijuru? Naho simbabwira yuko ubugingo buhoraho atari ubuntu, kandi burya amarembo y'ijuru yo arafunguye pe, ariko kandi aranafunganye. Ntawe uzagera mu bwami bw'ijuru atarabukoreye. Kwibwira yuko rero kuguma aho ngaho ari byo, kuguma aho ngaho udakosa ariko kandi utanakorera Satani ngo bigire inzira, ibyo ngibyo ntacyo byakugezaho, ntabwo uzinjira mu bwami bw'ijuru. Hari igihe umuntu aba ari mu bigeragezo, ugasanga abandi baramufata nk'umuswa, bakamufata nk'umuntu uri aho ngaho utazi icyo gukora, ariko kandi bujya mujye mwubaha bari abantu mubona bahora mu bigeragezo umunsi ku munsi, ku buryo nyine nawe ugera aho ngaho ukabona ko atari bya bindi bisanzwe, ahubwo ukabona ko bishoboka ko Satani yaba yaramugabyeho ibitero. Umuntu aba ari uw'ingenzi, kandi uwo muntu aba afite agaciro gakomeye ku buryo utanabyiyumvisha. Rega Satani si umuswa ku buryo yajya guhangana n'umuntu n'ubundi abona udafite icyo yamubogamiraho, ahubwo abo bantu usanga bari mu bantu Imana yagiye iha umugisha, bari mu bantu Imana yagiye iha imbaraga, ariko kandi Satani akabafatirana muri cya gihe baba batamenye cyangwa se batari bamenya ahazaza habo. Gusa kandi ntawizeye Imana ngo imutenguhe, ibyo byose birashira, n'ubundi Satani ari hasi y'Imana, imbaraga z'Imana ziri hejuru, kandi Data wa twese mu ntambara zose yarwanye ntabwo yigeze atsindwa. Hano hari inkuru tugiye kureba y'umusirikare. Iyi nkuru nigeze kuyikoraho ariko hari abatarayumvishe. Ni inkuru y'umusirikare washakanye n'umukobwa. Yashakanye n'umukobwa, ariko bakimara gusezerana bageze mu rugo, niwo munsi umusirikare yagiye kumva yumva telefone iramuhamagaye. Umusirikare akimara kumva ko telefone imuhamagaye, yahise amenyesha umukobwa yuko bidashobotse ko iryo joro nyine babonana nk'umugore n'umugabo bari bagishakana. Noneho wa musirikare ahita abwira umukobwa ati unyihanganire rwose, barampamagaye kandi urabizi misiyo ni iya mbere. Umukobwa nawe kubyakira nyine urumva byaramugoye cyane, kumva yuko umugabo we ntibabonanye na rimwe, agiye ku rugamba, urabizi ashobora kugwayo cyangwa se ashobora no kumara igihe atari yataha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa byaramubabaje cyane, ariko kandi arihangana kuko ntacyo ari gukora. Mu gihe kandi wa musore nawe yagiye ku kibuga cy'indege, aho bari bagiye kubatura, yari agiye mu mahanga. Nyuma y'uko wa mukobwa nawe yari yasigaye mu rugo, haciyeho igihe kinini, haciye imyaka myinshi, kwihangana biragera aho biranga kuri we. Arangije atwita inda itari iya wa musirikare. Urumva ko wa musirikare yari yagiye, ndetse we hari hashize igihe kinini nyine ataboneka. Gusa kandi aho yari ari ku rugamba, byabaye ngombwa ko igihe kigera cyo gutaha. Ari yashize imyaka myinshi, gusa kandi wa mugore we yari yabyaye, nyine yari yarabyaye umuhungu, ariko uwo mwana yabyaye atari uwa wa musirikare nyine wagiye ku rugamba. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo
umusirikare yaratashe ageze ku kibuga cy'indege, aho nyine abandi basirikare abagore babo bazaga kubakira. Urumva niba umugabo wawe yari amaze imyaka irenga 10 atabonana nawe, kumva yuko yageze ku kibuga cy'indege ubikora vuba nyine ujya kumwakira cyane ko umukumbuye. Gusa kandi wa musirikare nyine wasize umugore mu rugo ageze ku kibuga cy'indege asanga umugore we nawe yari ari mu rugo, ariko kandi ahangayitse cyane ku buryo yumvaga ko umugabo we naza agasanga yarabyaye umwana mu gasozi bataramubyaranye ari buze guhita amurasa. Nyuma y'ibyo kandi umugabo nyine yarategereje, kwihangana biragera aho biranga. Yategereje igihe kinini birangira abandi bose bo bazanye batanye n'abagore babo, ariko we birangira umugore wataje. Nibwo umusirikare yatashe mu rugo nyine ababaye, ariko gusa kandi ntiyabitinda, wenda atekereza ko wenda umugore hari iyindi mpamvu yaba yatumye ataza. Mu gihe kandi wa mugore nawe wari wasigaye mu rugo, umutima wari uri kumurya yumva yuko umugabo we naza agasanga afite uwo mwana ari buze kumwicana nawe. Umugabo yaraje ageze mu rugo asanga umugore yicaye ku muryango, ndetse abona nyine nta kibazo kindi afite cyatuma ataza kumureba. Umugabo mukoresha ibintu aramubaza ati se ko nageze ku kibuga cy'indege nkakumenyesha ko nahageze, kubera iki utaje kundeba? Umugore aramwihorera. Mu gihe kandi umugabo yagiye mu cyumba, ageze mu cyumba asanga hari umwana uryamyemo w'umuhungu. Umugabo ahita asohoka hanze abaza umugore we ati ese uriya mwana uryamyemo n'uwawe? Umugore n'amarira menshi nyine ahita atangira kurira. Umugabo ni umuntu mukuru, yahise yumva yahise asobanukirwa neza ko bishoboka ko umwana yaba ari uwe. Umugabo mu kubyoroshya aravuga ati ok, nta kibazo, ubwo turi buze kubiganiraho twitonze, dore narushe ngiye kuruhuka, ntacyo ubwo ndi buze kubiganiraho nawe maze kuruhuka. Ariko kandi byageze nijoro wa mugore kwanga kwiyakira ko umugabo we yaba aramubabarira. Arangije abaza umugabo we ati ese ko uyu mwana ari uwanjye uri buze kumbabarira ko ari ikosa ryabayeho? Umugabo nawe yari yamaze kubitekerezaho neza, aravuga ati rero ndabizi ikigeragezo nagusizemo ntago cyoroshye, nagiye marayo imyaka myinshi tutabonana, niyo mpamvu rero niyemeje ko uyu mwana nubwo wenda atari uwanjye ariko tuzamufatanya tukamurera. Umwana umwe ntabwo ari we wakica umubano wanjye mfitanye nawe, kandi ubundi nari nzi ko ibi byose nshobora no kubisanga. Ariko kandi byageze mu gitondo wa musirikare abyutse asanga wa mugore yimanitse. Ni ukubera iki? Umugore yanze kwakira ko umusirikare yamuha imbabazi, akumva yuko nyine amubesha, cyane ko muri twebwe dukora ibyaha, ariko kandi ugasanga nitwumva yuko Imana yatubabarira ngo twakoze ibyaha birenze yewe. Nta cyaha Imana itababarira, kandi uwicishije bugufi wese akakira Umwami Yesu aramubabarira. Kandi nta cyiza nko kuba hafi y'Imana, ndetse nta murimo uruta gukorera Imana, nta butunzi buruta gukorera Imana. Ibyo byose biri hasi y'Imana. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya yuko kuba hafi y'Imana ari byo by'ingenzi. Niba ukunda ibiganiro nkora, ntugende udakoze subscribe. Dufite TikTok ni agatabo k'ibanga, wajyaho nawe ukareba inyigisho ziba ziriho, kandi ndabakunda.